Yes, nyuma y'uko nkubwiye mu ncamake ibiri kuvugwa muri RSSB, reka noneho tuze tubivuganeho ku buryo burambuye, nkubwire uko nyine inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 17 Mutarama yemeje iteka rya perezida ryongera umubare w'amafaranga ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka ku kazi atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Mu kanya rero mu kiganiro nakoze cy'iminota 2 nagusobanuriye nkubwira uko amafaranga agiye kuva ku rwego rumwe ajya ku rundi, ariko ntabwo nabigusobanuriye neza. Kano kanya rero ngiye kwicara ntera agatebe maze ngusobanurire byimazeyo uko amafaranga ya pansiyo ndetse n'ay'ibyago bikomoka ku kazi agiye kujya atangwa. Ni amakuru meza kuri bamwe, nubwo hari abatari kubyishimira bitewe n'uko wenda amafaranga bafataga agiye kwiyongeraho atari menshi cyane ugereranyije n'uko abandi bimeze. Tugiye kubikubwira byose, tukubwira uko pansiyo ibarwa hagendewe ku mushahara uhembwa, ese bigenda bite, maze tukubwire mu buryo burambuye. Itangazo rya RSSB ryasohotse ejo ku 24 Mutarama 2025 byerekanye impinduka mu mafaranga agenerwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru n'ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi guhera muri Mutarama 2025. nuko nyine ivugurura riteye mu mpera za 2024 nibwo uru rwego RSSB rwatangaje izamuka ry'umusanzu w'ubwiteganyirize ku mukozi no ku mukoresha, aho byavuye kuri 3% umukozi yatangaga akajya atanga 6%, niho nyine byageze. Umukoresha nawe bikaba uko yose hamwe akaba yarageze kuri 12% avuye kuri 6% guhera muri Mutarama 2025. Uretse ibyo kandi guhera muri Mutarama 2027 igipimo cy'umusanzu w'ubwiteganyirize kizajya kiyongeraho 2% buri mwaka kugeza muri 2030, ubwo kizaba cyageze kuri 20% kivuye kuri 6%, aho kigeze ubu ngubu kuri 12%. Icyo gihe RSSB yatangaje ko izo mpinduka zabaye hagamijwe kongera amafaranga abari mu kiruhuko cy'izabukuru bahabwa, kuko ngayo bahabwaga muri iki gihe ari make ugereranije n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Itangazo ryasohowe na RSSB kuri 24 Mutarama 2025 ryerekanye ko impinduka mu byagenerwaga bari mu kiruhuko cy'izabukuru zigiye kwiyongera, ndetse n'ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi ivuga ko zigamije kongerera ubushobozi abanyamuryango bayo mu byiciro byose, hashingiwe ku byiciro by'ibigenerwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Uko biteganywa mu ngingo ya 4 y'iteka rya perezida, abagenerwabikorwa ba RSSB muri buri cyiciro bazahabwa inyongera ku byo bagenerwaga, kandi hibandwa cyane ku bafata make kurusha abandi. RSSB yatangaje ko amafaranga fatizo ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka ku kazi yongerewe akava ku 13,000 akagera ku 33,000 n'amafaranga 710. Ibi bivuze ko amafaranga atagibwa munsi mu gutanga pansiyo ari 33,000 n'amafaranga 710. ni ukuvuga yuko nyine ku bayafataga aya mafaranga atajya munsi, mu gihe ayari asanzwe ariyo make yari 13,000. Ibyo bivuze ko abanyamuryango bakiraga 20,000 aba bazongerwa amafaranga agera ku 47 n'amafaranga 710. Abahabwa 50 bazajya bahabwa amafaranga 92 n'amafaranga 710. Uwahabwaga 100,000 azajya ahabwa 155 n'amafaranga 210. Uwahabwaga 50,000 azajya ahabwa 58 n'amafaranga 58 byuzuye. Ni mu gihe uwahabwaga miliyoni azajya ahabwa
miliyoni 1,095 n'amafaranga 210. RSSB yasobanuye ko iri zamuka ry'ingano y'ibigenerwa abanyamuryango y'abari mu kiruhuko cy'izabukuru n'abafata ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi ndetse burareba gusa abari abagenerwabikorwa muri ayo mashami yombi mbere y'itangazwa ry'iteka rya perezida. Ubwo nyine hatangazwaga icyemezo cyo kuzamura amafaranga ya pansiyo agenerwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Bamwe mu bahabwa ayo mafaranga bacyakiranye yombi kuko bavugaga ko ubuzima bwari bubagoye bitewe n'uko ibiciro bihagaze ku isoko. Nyiransengiyumva Immaculée wahoze ari umwarimukazi yatangarije RBA ko no kuvuga ikigo cy'itangazamakuru hano mu Rwanda. Uyu Nyiransengiyumva arasanzwe ari umunyamuryango wa RSSB. Yavuze ko nyine iki cyemezo bacyakiriye neza cyane kandi ngo bishimiye yuko umukuru w'igihugu umubyeyi wabo ngo afite ubumuntu, areba kure ngo atekereza ku bantu bageze mu zabukuru bakoreye igihugu, akabona ko batagomba gusaza nabi. Ngayo nguko ibi ngibi rero tubikomereje ku buryo RSSB ibara pansiyo. RSSB nirwo rwego rutanga pansiyo ifatwa nk'isimbura mushahara ku mukozi utagishoboye gukorera umushahara, uwamugaye atagishoboye kubeshwaho n'akazi ke cyangwa amafaranga agenerwa yo gutunga abo umukozi yasize nyuma yo kwitaba Imana mu gihe yari yariteganyirije. Pansiyo y'ubusaza itangwa ku myaka 60 iyo witeganyirije yakoze imyaka 15. Aya ngaya rero atanga umusanzu ugahabwa 30% by'umushahara nyongereranyo w'ukwezi mu myaka 5 ya nyuma y'akazi, ariko buri mwaka hakiyongeraho 2%. Uwiteganyirije kandi ashobora guhabwa pansiyo mburagihe atarageza ku myaka 60 mu gihe ubushobozi bw'umubiri we bwagabanutse bikemezwa na muganga. Hari na pansiyo y'ubumuga budafitanye isano n'akazi n'irebana n'abasizwe n'umunyamuryango mu bwiteganyirize ndetse no kuvuga nyine abakomoka ku munyamuryango wa RSSB. Kuri pansiyo y'ubupfakazi, umupfakazi afata 50% byayo uwiteganyirije yagombaga gufata. Umwana ugifite umubyeyi umwe afata 25%, mu gihe umwana usigaye ari imfubyi kuri se na nyina afata 50%. Uwiteganyirije iyo apfuye ntawe bashakanye asize cyangwa umwana, amafaranga ya pansiyo afatwa n'ababyeyi be bagahabwa 25% byayo yagombaga guhabwa buri kwezi. Uwagize ingorane zo kudatanga imisanzu y'ubwiteganyirize kugeza ku myaka 15 nta mahirwe agira yo guhabwa pansiyo ya buri kwezi, ahubwo agira amafaranga ahabwa ingunga imwe kuko yari yariteganyirije, ariko nayo ayahabwa ari uko agejeje ku myaka 60 y'amavuko. RSSB itangaza ko kuri ubu mu Rwanda abantu barenga 60,000 aribo bahabwa pansiyo buri kwezi. Ni ukuvuga yuko aribo bantu bateganyirije ejo hazaza. Reka ngushimire cyane, amakuru twe dufite kuri RSSB nayo ngayo twe twabanje kuyakubwira igice, ariko tuyakubwiye mu buryo burambuye nuko nguko bimeze. Niba uri umuryango wa RSSB teganyiriza ejo hazaza hawe, kandi wibuke ko akabando k'iminsi ugaca kare ukakabika kure. Ubwo nyine rero kwiteganyiriza ni ingenzi kuri buri wese kuko ubuteganyiriza izabukuru, dore ko turi gusaza tutari kubyiruka. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.